Kamanzi yemeje guhangana n'umuryango wa Pascal. Hagati aho ubuyobozi bw'ishuri rya Nyarurembo mu ngamba zo kunoza imikorere. N'urunana. Papa, igihe kirageze rero ngo tumene umutamenwa wanjye. Tuba amafaranga arimo amwe nyajyane kuri banki, nure n'inkweto nshyashya. Ejo papa maravuba ngende menya amafaranga kerera. Ariko se wagiye mu kazi kawe ubundi ni ngombwa ngo umenye amafaranga yanjye. Yorega nanjye nkeneye oya mama rwose n'amafaranga yanjye kuko ndimo menshi wanze kuko umukobwa uri hano ni umunyabugugu koko. Faranga mama iwe dore kashi kere uri umukire ndakurahiye yewe we. Ariko se ubundi we na mama ko muyareba cyane. Mama we wantwariye amafaranga menshi ntabwo ukanyura ngo urateka nkari byawe rero. Ngaho si yabareba mukobwa we ukigushwana n'yo. Ubugugu bwese bwamukundi. Umwana namwe muramugo se gutaka rero ngereka mubwiye ibi sinatsembera. Nanjye ndashaka umushinga nkora nkabona amafaranga. Urambonera ifaranga kirera afite we. Sinore inkoko siraho ngaho vuga ngo uzora indogobe. Papa kutansubiza nanjye ndashaka kora. Ariko bahumura. Ubwo nyine nawe utekereze neza amatungo magufi wakorora. Nk'intama, ingurube. Ariko yaje gukora muri sawa. Umuvanga arambwira amatungo adashobora gutera amagi. Gusa kereka afite amafaranga yakuye mu kugurisha amagi. Wowe woroye inkoko igatera amagi wayirira ndakuzumva. Abandi barimo bareye mu gihe bose nababwiye ko mubashaka diregite. Ni amahoro se ko muduhamagaye mu karuhuko ka saa yine muyobo. Nanjye birantunguye pe. ndatekereza ko muri iyi minsi mwese mwagiye mubona batungura nkaza nkicara mu ishuri barimo kwigisha. Yewe twarakubonye rwose. Hari n'igihe umuntu yajyaga kubona ukabona ushinzwe amasomo araje kandi ubundi mwarabanzaga kudutegura. Ariko ntibyantunguye nzi ko hari ubwo inspeksi itungurana. Ni igenzura twakoze ngo turebe impamvu ituma bamwe mu banyeshuri bo mu mwaka wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu badatsinda neza ku kigero cyagenwe kandi iyo myaka iri wo musingi wo kuzatsinda neza bageze mu cyiciro gikurikiraho. Turabizi rwose. Nabonye rero ko bamwe mu barimu mugira mutya mukinjira mu ishuri mugatangira kwigisha abana mutateguye. Ariko rero ni bake batinyuka kubigenza gutyo muyo. Nta mwarimu n'umwe ukwiye kwigisha atateguye mu gihe. Abo umwe babe babiri aragira uruhare mu gutuma abana badatsinda neza ku kigero cyagenwe. Birumvikana. Iyo umwarimu yigisha atateguye no kugabura abantu ibyo bidahiye. Kandi burya iyo ugabuye ibidahiye nawe urabyumva bishobora kugira ingaruka zitandukanye ku babiri. Nkunze ko mubyivugiye. Ingaruka ziva mu kwigisha mutateguye. Umusaruro muke abana batanga. Murabyumva? Kandi iyo tugeze mu nama usanga muvuga ko ari ababyeyi batagira uruhare mu myigire y'abana babo. Ibyo uvuga nibyo muyobo. Ubwo ni ukwikubita agashyi. Iyo umwarimu aje kwigisha atateguye yigisha ahuzagurika bigatuma adatanga isomo uko bikwiye. Muranyumva? Ntarirangiriza igihe abanyeshuri yigishe ntibaryumve neza bityo ntibazabashe gutsinda ku kigero cyagenwe. Murabyumva? Twabyumvise rwose turabikosora kandi na bagenzi bacu batari hano turabibabwira. Abatazikosora se mugira ngo tuzakomeza kubihanganira Budensiya? Nukuri nanjye ho nagenda gahunda gukosora kandi ndahazi. Buri wese muri twaza aho yagiraga intege nke n'icyabimuteraga. Mumbwirire n'abatarahamuti. Mwarimu ukoresha igihe cyawe neza. Tegura isomo. Haranira kongera ubumenyi no kwigira ku bandi. Uyifashisha uburyo buhari mu kuzamura ubumenyi. Uranyumva? Bizatuma abanyeshuri wigisha batsinda ku kigero cyagenwe. Kandi inyungu siza abanyeshuri wigisha gusa. Kuko nawe bizaguhesha ishema mu bandi. Oya wibimbwira sore. Ntabwo nshaka kubyuka. Ni ukuri barabandahiye ngo bahinga nkatingatinga. Uko bahinga kose umenye ko mpemukiye sore. Tekereza imyaka yose ishize ngukorerwa atinyukana. Ngo ni uko ubonye abantu bashya ariko ye utazi niyo banaturuka. Rwose jye namenye amakuru ko Pascal na mukobwa Jana bakora vuba kandi bagakora neza cyane. Sinari kugutekereza n'ukuri rwose unyumve nawe. Ego
ndabizi rwose ntiwabura kundakara ariko gerageza kunyumva kankwa rega sori na ntacyo mvuze ntiteranya yego mana yanjye ubwo ushatse kuvuga iki koko kankwa mujya mupfa guhakaza abantu mutazi iyo baturutse n'impamvu yatumye babamenyesha iyo baba yego ndagasanye none se baje no babamenesheje aho bari batuye kankwa barabamenesheje nyine ngo iki yego ko baje batumva batabona kubera amabi yabo nyagasani mana yanjye basize bakoze iki kankwa wimbaza rwose buriya ngo batuma ntubahingishije uzambwira iyo myumbati ushaka gutabira uzajya ujya gukura usanga itarigeze ishora yego nyagasani mana yanjye ariko kankwa wintera ubwoba ni ukuri kubera iki zitazashora ibyo nkubwira ndabizi neza narabaririje sori urumva abantu baje n'ahangaha ngo ndeke kubashakaho amakuru kandi duhuriye ku kazi kamwe ngo iki uriya mugabo Pascal ni umuteramwaku mubi iyo anyuze mu murima uteyemo uruyuzi ahita rwumva ngo niyo asoromye ku giti cy'urusenda urunguru rwa kamburari ko bucya rwumva ego mana nyagasani mana yanjye ubwo sibyo birashoboka koko ibyo nkubwira n'ibyo nabwiwe n'umuntu mbazi neza sohoye uriya mugore we rero ubona kuriya yisekesha abantu bakavuga ngo aseka neza ngo ni uko yakennye ubundi yari umugore mwiza ngo akunda abagabo nk'urukiko ariko se ubundi gusa kumubeshyira ko kankwa aha ngo wagira ngo agire ibyo yisiga abagabo bamwirukankaho nk'uko inzuki ziruka ku burabyo buhumura neza yego nyagasani mana yanjye kankwa reka nkubwize ukuri urandoze pe urandoze ni ukuri ayo magambo mbwiye nteye ubwoba mani kumukirana ari mfite ajya ukaba utambwira amakuru agishyushye shaho Patrick ngo ufite amakuru ashyushye ku buryo atari njye urose rwose uriya mugabo asohoka mbwira rero umwana ateke mbwira avana niba yarakwemera icyayi cy'imfizi mani ceceka sha Patrick kuko kumuhagarara imbere ngo mvuge icy'ingenzi byarangoye turinda dutandukana nta n'ijambo mvuze n'ikibazo yambajije sinagisubije yampaye inka rero akimbona yishimiye kumbwira ko Imana namuhaye yamunejeje kandi yamubereye mbese habuze gato kananyereke uvugisha ukuri wiriya yaragiye kwereka ikariso n'isiti yambaye se iyo bibi bishoboka aba yaranyeretse gusa hajemo akabazo tekinike mwana akabazo kameze gute se we yarambwiye ngo mukuru yamubwiye ko nta musore utanga impano gutyo ngo kubera iki se ngo nyine akenshi umutipe agura impano akazayikwishyuza gusa bakumugirira ineza niyo yakwiye none se ubundi wagiwe kugira so yiturwa indi ni wowe wanyoheje Patrick ndagenda mbwishyiramo none Danata yarabimbajije mbura n'ibyo musubiza uriya yakubajije ngo iki yarambajije ngo wiri mbwiza ukuri impano wampaye wari ugamije kunsaba ko dukorana imibonano mpuzabitsina nuko urubuga yego cyangwa ya ntakubeshye nabuze ijambo mvuga ndayakanura Patrick ntangira kubira ibyuya mana ari kuri feke buri natinye kuvuga yego ngo umukobwa atahita nkazira ku kanya ntinya no kuvuga hoya kugira ngo igihe cy'isarura nikigera ntazabura aho mpera mubwira ko nyine azakaze muvuga ko ntari umukozi niba udashaka kunyicisha inzara ngera umuryango nashaka nkora bajya banshyira muri stage Pascal na mukobwa jana bagumye Nyarurembo sinazongera kubona akazi nijoro runaka kandi n'umugore we kuko muhurira mu biraka byo guhingira rubanda ubwo binzanye mu ikibazo nuko reka batanga dukuzanyemo kuko nyine ari wowe wabazanye Nyarurembo ariko rangwa idamu kamisha ubu ngubu ninjye wabazanye Nyarurembo koko nabazanye ne none si utabacumbikira bakabura aho baba ntibari gusubira iyo bavuye umva kava aya ni amatiku niba hari icyo mupfa na Pascal mu gikemure hagati yanyu ntabwo nshaka kwivanga mu makimbirane mufitanye uranyumva nyamara wa mubyeyi ushatse wanyumva kuko ubitse impiri mu nzu utabizi ngo iki ubitse impiri mu nzu kandi umunsi wayikandagira utabishaka izakuruma agatsitsina inzogera ibirirenze numva icyo ushaka kuvuga icyo nshaka kuvuga ni uko abo bantu ufite mu rugo rwawe
namenye amakuru yabo yose nkaba nyafite hano mu kiganza. Amakuru yabo agenda ate? Arebana n'impamvu bagize batya bakisanga i Nyarurembo. Rangwe baje n'ahangaha kuko bari birukanwe aho bari batuye kandi nta kindi babajishije n'ububi bwabo. Uriya mugabo ngo ni Pascal atera umwaku, ni kabuhari warazwa aho yari atuye n'umwana muto ntiyatinyukaga kumuvuga mu izina. Wiki? Ni ukuri ngo bahuraga mu gitondo iyo yagiraga amahirwe yarabwirizwaga gusa kuko abenshi bwiraga bakomeretse, ndetse iyo bahitaga kwa Ruhara kugira ngo ariko dore ni amashuri utagira ngo ni amashuri umva se ahubwo aya ni amashuri y'abana Nyabingi n'amagene y'ubwoko bwose. Niyo mpamvu bahinduye dore bakigarurira imitima y'abana. nicyo munyeshuri ariko Kuretse kugira ngo bafite n'ubundi bubi bihariye ubwo ni ikigo bagiyeho. akabazo nibwo bazakwiyereka Rangwe. Bazakurongo uhinduke umusazi wiruke ku musozi urugo rwawe bahite Rekera kanwa, urakabije pe. Rekera. Mbega umukecuru ngo araduharabika kagwa iryo ni ishyari gusa ritumye duharabika gutyo. Mbega umukecuru uzi gucura amagambo mana yanjye we. njyewe se ndi umukecuru ndi nyina wa nyoko mukobwa ja wowe n'umugabo wawe nimudasubira iwanyu ku neza sha muzasubirayo mukambakamba. Ariko mbega Bikira Mariya nyir'impuhwe. Ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki kanwa? ndebe Katagiye mwiswa baro. ushobora kuba yarasuye ubukwe Filibite. Nzi ko wasinziriye. cyane se ko utambwira Ubundi nari nasinziriye nuko nicaye bude. None se byakugendekeye bite? ko nibwo nabibona Yego ese burya naho isaha zageze we sinetse no kumureba. ntabwo ari None se bude kuko se akaba ari nuhoro ntabwo ari Ntabwo se urashaka akaba kumva iki ari filime? bagiye gutaha ndashaka kumva niba hari amakosa nagukoreye ukaba ushaka kongera kundaza inyuma y'urugo cyangwa kumpunga. Ariko nawe rero wikizika. Ko niciye nkisanga ndi mu buriri jyenyine se. None se nkubona ko bose ize nicaye ariko nicaye filime. Ushobora kuba ufite ibizamini si gusa ariko. Maze iminsi ntategura amasomo akagenda agakoresha gakondo ariko nyine uyu munsi agira igikwiye. Ariko si imyaka yose umaze wigisha ubwo ni ngombwa rwose gutegura maze kugira experience ihagije ra. Buriya rero kwigisha ni nko kwiga uzagera mu nzira bakagutangira ugahora utegura filime. Rwose ibyo headmaster yatubwiye uyu munsi byatweretse ko twese twiraye. Ariko ibyo bajye babisaba abarimu bashya. Oya bidindiza ireme ry'uburezi bikanatuma abana badatsinda ku rugero rwagenwe. ari swangire Wenda tujya kwiryamira ava mu makayi yewe. Ibyo ngibyo. ari Umva nakoze kuba nka wa wundi mugenzi we yabwiye ntabwo wanyikije ibintu navuze twiryamire. Sinakubwira ko umuyobozi yakoze igenzura Nsubiriza akavuga Betty ko niko ari tudategura mbere yo kwigisha ngo uransebera nangiriza none ngo ndasebye Uretse kwiyenza yigeze abona kwigisha bikunanira. ntabwo nsebye Ufite experience y'imyaka irenga 10 koko mu bwarimu. Icyo unanirwa kwigisha abanyeshuri bawe bose ni iki? areboye ubwo rero wagira ngo nzatakaza akazi kanjye. Ninde uzakwirukana ariko? Utense na sema marumvira Filipo cyangwa arakomeza ingamba nshya z'imikorere. Wese wamugiriye ihe nama naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana ni nahangaha natwe dusoreje ibiganiro byacu.